njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko nyuma ko tugirana Bishop Gafaranga afunzwe azira ihohotera rishingiye ku gitsina yakoreye umugore we Murava. N'ubwa mbere umugore we Murava agize atya akajya ku mbuga nkoranyambaga noneho akajya imbere ya kamera akagaragaza ukuri kuri hagati y'ibi bintu. Mwajye mubona inkuru nyinshi cyaje zitambuka n'ibisubizo Murava yagiye yandika ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaza kuba yakinda kuba yagiye ikintu abivugaho imbona nkubone cyangwa se we akoresheje umunwa we cyangwa se ngo ajye imbere ya kamera aze kuba yagaragaza akababaro yari yarakomeje kugenda anyuramo. Ni ibintu byose rero ukuntu byaje kuba byagenda ukababaro yaje kuba yanyuramo, cyangwa se icyo twavuga nk'ihohoterwa yakorewe. Abantu bakomeje kuba bagenda babigarukaho cyane banavugaho urutari rumwe, bagenda bavuga amagambo comment menshi atandukanye. Murava akaza kuba yakomeje kuba yagereza kuba yabijyana mu buryo twavuga ko ari uburyo bucishije make bwo gukoresha ama message, akabaza kuba finally ageze atyo akaza kuba yakitangariza ukuri ko ari hagati y'ibibazo byose bagiranye n'uyu mugabo we Bishop Gafaranga, kugira ngo bize kuba byageza ku rwego rwo kuza kuba yamufungisha. Muri kiganiro rero yagize gutya aza kuba yakora agaragaza ko we na Bishop Gafaranga ngo nta kibazo bafitanye, ko ahubwo aba bashaka kuba bakumva ko ari ikibazo gihari ngabo ngo keretse baba ari bo bashaka kuba baza kuba batera ikibazo hagati y'aba bantu. No kuvuga ngo byagiye ibintu byinshi cyane kuko byagiye bivugwa kuri no mugore nyuma yuko ahohotewe n'umugabo we akajya muhohotera bishingiye ku gitsina, musaba igitsina ku ngufu n'ibindi bintu byinshi cyane. Mwagiye mubona ama commentaire yagiye atangwa mu gihe no Bishop Gafaranga yazaga ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga ko ngo umugore we yamwimye. Ikaba ari video yakozwe ubwo no Bishop Gafaranga yari amaze kuba yashakana na Murava. Mwagiye mubona commentaire nyinshi bavuga ko wenda ikuba Bishop yarashakaga ko umugore we amuha cyangwa se batera akabari ariko bikarangira umugore we amwangiye. Ahanga ashobora kuba ngo byaje kuba byaturuka kugira ngo baje kuba bagirana ibibazo bikomeye cyane, abazi kuba batabagira ku rwego rw'uko umugabo ngo azajya noneho amuhohotera cyangwa se amuhatiza kuba yamuha icyo gitsina yabaga ari kumusaba, kuko dore ko yari yanabyanye no mu nkiko ari umugore we byemewe n'amategeko. Ibijyanye rero n'ukuntu ibibazo byose byaje kuba byatangira twabikozeho muri video zabanje, ibibazo byose byabo ukuntu byagiye bikomeza ahantu byari byaje kuba byaturuka. Nimba ari ubwa mbere ugiye ko wareba ino video cyangwa se utaruzi ibibazo byabo ahantu byagiye bituruka n'ukuntu byaje kuba byakomeza, ndaje tubivuga imbere muri video. No kuvuga ngo mu minsi ishize mwagiye mubona ibintu byinshi cyane byagiye bicinshikana ku mbuga uno Bishop Gafaranga ari kuba yakitaba inkiko kugira ngo aze kuba yajya kuburana ku bijyanye n'iki kirego yari ari kuba yaregwamo n'umugore we. Gusa akaba ari akantu twavuga ko ari nk'akantu gashishikaza cyane cyangwa se gashobora kuba katuma umuntu yibaza cyane akavuga ati ni gute umugore noneho ari kuza ku mbuga nkoranyambaga ari kugaragaza ko ngo nta kibazo gihari, kuko nta kibazo na kitonya gihari hagati ye n'umugabo we. Nyamara ku rundi ruhande ukaza kuba wasanga umugabo we kuba ari muri gereza ari uko uno mugore we yaje kuba yatanga ikirego, akaza kuba yanamushinza bikarangira Bishop Gafaranga bimuhamye akaza kuba yafunga. Mwagiye mubona n'ama comment menshi cyane no mugore ari kuba yasabira Bishop Gafaranga, ariko abantu benshi bagakiraho commentaire bavuga ati ni gute ufungisha umugabo warangiza ukaza kuba wagaragaza ko ngo bituteye agahinda. Abandi batangira kuvuga ati bwo wenda bishobora kuba byaratewe nuko yari amaze kuba yatangira kubona ko kwibana cyangwa se nk'umugore we ubwo atihagije ahubwo akeneye umugabo ushobora kuba wenda azaza amushakira amuha amafaranga yo gukoresha cyangwa se n'ibindi bintu, cyangwa se akaza kuba yanakemura bya bibazo abagore bakeneye ko bakemura baba baravuye iwabo baje kuba bashaka ku mugabo. No kuvuga ngo ino video yasohokaga abantu benshi bayisamiye hejuru bari kuba bakwibaza se ibintu by'uno mugore atangiye kuba yavuga cyangwa se ibintu ashaka kuba yaza kuba yatangira kwigira mwiza imbere y'abantu byaba ari ibintu bimeze gute. Abantu bari ku ruhande rw'inguyu ngo ni Bishop Gafaranga bakaza kuba barebera mu yindi ishusho igaragaza ko uno mugore ashobora kuba arimo kwiyerurutsa sase ari gushaka kwigira mwiza ngo agaragaze ko we nta kibazo afitanye na Gafaranga, kandi nyamara ari we muntu waje kuba yabigiramo uruhare kugira ngo Bishop Gafaranga aze kuba yafungwa, aze kuba yakaterwa akanya tuvugana akabaza kuba yambaye imyenda y'imituku, ari ukuvuga ngo yambaye roza ahantu ari nawe ni ahandi utabasha no kuba wakinyeganyeza cyangwa se ngo uze kuba ufite ubwinyegamugamuriro kakanyogosho kiwe dusanzwe tubona ubu ngubu byanga byakunda ikintu bise uruhara rwamaze kuba rwamujyaho, cyangwa se akomeje kuba yarya zamungure nk'uko n'abandi baba bazi. Ahangaha abantu bakunze kuba bakugenda batanga commentaire nyinshi naje kuba nabona ku mbuga nkoranyambaga zanjye aho nagejeje kuba natanga ubutumwa, bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi bintu biteye akababaro cyane kuko ngo
uhemukiye umuntu niwe utangiye kuza yajya ku mbaga nkoranyambaga noneho atangira kuba yakora ibikorwa bimeze nko gushinyagurira umuntu yaje kuba yakijyana muri gereza, ahangaha amushinja ngo nuko ngo yamukoreraga ihohotera. Ibi bintu byabo rero kuntu ngo byaje kuba byatangira, amakuru menshi agaragaza ko ngo byaje kuba byatangira mbere yuko nubundi baza kuba bashakana bano bantu, kuko ngo byatangiye mbere yuko baza kuba bakora ubukwe, kuko baje kuba bakora ubukwe ari business harimo n'amafaranga. Noneho abanyamakuru bari baje bakinye izo deal cyangwa se baje kuba babahuza bahabwa agafaranga mo pase mbere yuko ngera kuri iyo ngingo, kandi se nongere nko gusubiriramo inyuma mbere yuko baza kuba bahura cyangwa se no pase za kuba yatangwa. Uno Bishop ngo ni gafaranga yaje kuba yaza ku mbuga nkoranyambaga atangira kuba yavuga ko ngo afite ikibazo cy'uko ngo umugore we bari basanganywe, bari bafitanye ibibazo. Bishop agakomeza agaragaza ko yari afite akababaro mu rugo rwe kandi katari yishimiye urugo rwe, rero baza kuba batangira kuba bashaka divorce we n'uwo mugore wa mbere. Nyuma y'uko rero agiye gutandukana n'uwo mugore, haje kubaho noneho ko aza hano ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi abantu b'abasitari cyangwa se abantu nka bariya bakunda ibintu bya social media, yaje kuba yatangira kuba yagaragaza ko afite agahinda kakobije, ngo yaje kuba yaterwa n'umugore we wa mbere uwo ngo wari yaratangiye kuba yashakana nawe divorce. Rero divorce yaje gukunda, ariko ngo divorce ikunda kimbirana yari hagati yabo yaratangiye kuba yakora iki yakemuka, imiryango yatari yatangiye kuba yavugana kugira ngo barebe icyo kibazo ahantu kiri kize kuba cyakemuka. Ariko bitewe nuko ngo ku mbuga nkoranyambaga no gafaranga yari yakomeje kuba yagenda akwirakwiza ayo makuru yuko ngo atameranye neza n'umugore we. Aho rero niho bamwe mu bantu twakwita wenda nk'abantu bakunda gafaranga cyangwa se abantu bamushigikiye baje kuba batangira kuba babone ishusho, bakavuga ati noneho umuntu dukunda arababaye, reka tuze kuba twamutera inkunga wenda aze kuba yashaka undi mukobwa mwiza baza kuba babana. Rero iyo nkunga y'amafaranga ikaba yaraje kuba yaca ku abanyamakuru baza kuba babona ko Bishop gafaranga baramutse bamuboneye umukobwa bazashingiranwa, uko baza kuba bakuramo icyo twakwita ngo komisiyo y'amafaranga miliyoni 2. Ibyo bikaza kuba byatuma rero no abanyamakuru baza kuba batera courage gafaranga kugira ngo aze kuba yashaka divorce n'uwo mugore wa mbere, baza kuba banamushakira pasi. Nibwo umunyamakuru yagize ati ababwiye gafaranga ati noneho wenda aza kuba nakubonera umukobwa mushaka na mwiza unasenga, nimba wabyemera. Gafaranga rero nk'umuntu nawe w'umusore cyangwa se umuntu ugifite amaraso y'urubyiruko yaje kuba yabikunda, aza kuba yakakira, aravuga ati ngenda aza kuba noneho nakemera nze gushingiranwa n'uwo mukobwa, ariko akaza kuba yari kuba yareba inyungu abifitemo. Nyuma y'uko bashakanye rero ngo muri iryo joro gafaranga yaje kuba yamenya ko hari miliyoni 2 zaciye ku ruhande zijya kuribwa n'abanyamakuru nka komisiyo, aza kuba yashaka nuko n'ubwo bukwe bwongera bugapfa, ariko byari bidagishobotse. No kuvuga ngo muri iryo joro ngo baje kuba bagirana muri iryo joro ry'ubukwe ryabo, baje kuba bajyana ibibazo we n'umugore we. Rero ari naho byaje kuba byaturuka ko ngo umugore yaje kuba yakwima agafaranga, kuko ngo ibintu bya affection burango ntago waza kuba wagira affection cyangwa se wagira ubushake mu gihe uri kuvuga mu gihe uwo wakwita ngo mugiye kuba mwakurana ibyo bintu, haje kuba hazamo ibintu by'ibibazo. No kuvuga ngo iryo joro ry'ubukwe haje kuba byarangira nta kintu kibaye. Rero ibyaturutse ngo aho ngaho bikomeza kugenda ibi bintu binini cyane, kugeza ubwo ino hotel no gafaranga agize atya ameze nk'aho ayoboye, yaje kuba yatangira guhomba. Ariko gafaranga akaba yabishinze umugore, kuko abantu bakunze kujya muri iyi hotel, murabizi ko umugore wajyaga agiramo umwanya akaza kuba yaririmba ameze nk'uri gususurutsa abantu, baririmbira twa turimbo twe tw'Imana twiza. Abantu benshi banadukunda, ndagira ngo muze kuba mwaganyikira muri comment kugira ngo tuze dukomeza tunabana. No kuvuga ngo n'umugore rero nyuma y'uko akomeje kuba yashinzwe ibyo bintu na gafaranga n'iki byose, haje kuba byaba inkuru ikomeye cyane. Ndagiye mbikora muri video, umuntu ushaka kuza kuba yamenya ibintu birambuye cyane kuri ibibazo by'aba bantu bombi aze kuba yareba izindi video zose nagiye postinga, akomeje kuba yaba update. No kuvuga ngo rero n'umugore nyuma y'uko postinze ino video ari kugaragaza ko ngo afite akababaro kenshi cyangwa se ababajwe n'amagambo menshi bakomeje kugenda babavugaho we n'umugabo we, byakomeje kugenda bizamura intonganya mu bantu benshi, cyangwa se abantu bari ku ruhande rwa Bishop n'abari ku ruhande rw'uyu mugore ngo murava, ukaza kuba wasanga ashobora kuza kuba yavamo intambara ikomeye cyane hagati y'aba bantu bombi, cyangwa se hagati y'aba bantu bari ku mpande zigiye zitandukanye, bakaza kuba bagira ibibazo bishobora kuza no kuba byabangamira society. Bitewe n'iki kiganiro, ciao reka tuze guhura mu yindi video.